Mwaramutse neza, tugiye kuganira ko kwizera Imana by'ukuri bituma tuburirwa nayo ikurikije ibiteganywa imbere. Tuburirwa n'Imana hakurikijwe ibiteganywa imbere. Ibi n'ubundi turabikura mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 7. Tuganire ku mugabo Nowa, ndamukunda cyane. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo ibyo bitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Muri uyu murongo harimo ingingo nyinshi zishobora kuvugwamo, ariko reka mvuge ahangaha. Nowa atinya Imana bimaze kugenda gute? Amaze kuburirwa nayo. Ni ukuvuga ko yarabanje aburirwa n'Imana, arangije arayitinya. Aha rero nashatse gusa kugaruka kuri ino nshinga ya mbere, igikorwa cya mbere cyabanje cyo kuburirwa. Mu kwizera Imana by'ukuri kwa Nowa byatumye agira umugisha wo kumenya ibigiye kuzaba, abibwiwe na nyiri igikorwa ubwe, abibwiwe n'Imana ubwayo. Iyo dusomye mu Itangiriro igice cya 6 niho tubona yuko abantu ngo bangiritse cyane, Imana ikanicuza. Ariko hakaba ahantu havuga ngo Nowa we yagendanaga n'Imana, hanyuma ngo agira umugisha ku Mana. Umurongo wa 8 n'uwa 9 n'uwa 10 turacyabona yuko Nowa nawe yagendanaga n'Imana, hanyuma kandi agira umugisha ku Mana. Nk'uko twabivuze kuri umunyamugisha, mu mugisha ufite, mu mugisha ugenewe harimo kuburirwa n'Imana. Kenshi hari igihe tutabyumva cyangwa tutabimenya, Imana ikagira ukundi ibigenza kugira ngo idukize akaga. Ariko iyo twabanye nayo mu by'ukuri, tukamenya imvugo yayo n'ibimenyetso byayo, tukamenya uburyo ijya itubwira, tubasha kumva imbuzi zayo. Imana ishobora kuvugana nawe mu ijambo rigufi umuntu akoherereje. Imana ishobora kuvugana nawe mu ijambo rya audio nk'uku. Imana ishobora kuvugana nawe mu nzozi. Imana ishobora kuvugana nawe mu ndirimbo. Imana ishobora kuvugana nawe mu ijambo ry'Imana mu buryo busanzwe. Ni mu buryo bwinshi Imana ishobora kuvugana nawe. Ariko reka mvuge ngo Imana igituburira, Imana izajya ikuburira, we guhangayikishwa n'ibintu ibyo ari byo byose, Imana izajya ituburira. Hari umuntu umwe ubuhamya bwe bwaranshimishije. Imana yaramuburiye ntiyabyumva, kandi ibyo nawe byaba bikubaho cyangwa nanjye bikambaho, ariko dusaba Imana kugira ngo tujye tubasha kumenya ko ari imvugo y'Imana, dukoremo ibyacu, dukora ibyo dusabwa gukora, hanyuma ngo ntiyabyumva. Ariko kubera urukundo rw'Imana, ngo yari yamaze deja kugera ku kibuga cy'indege, arimo atunganya ibisabwa kugira ngo yinjire mu ndege. Hanyuma ngo telefone iramuhamagara imumenyesha ko umucuti we bakundanaga ngo agize ikibazo cyihutirwa, bamujyanye kwa muganga. Burya mu kwizera habamo n'urukundo. Ahita amugomba itike y'indege kuko ibintu ari ibishakwa, ajya kureba umucuti we, kumusengera no kumuba hafi. Hanyuma indege iramusiga, ariko mu nyuma ngo y'iminota mike baza gutangaza yuko indege ikoze impanuka. Nibwo yashubije amaso inyuma, amenya yuko ngo hari ukuntu Imana yari yamuburiye ntiyabisobanukirwa, ariko arushaho gushima Imana. Asanga wenda niyo ataza guhita avanwa mu mubiri, yari gukomereka cyangwa se atanakomereka, hakaba ibindi bibazo.
Nshatse kuvuga uru rugero mvuga ngo urusheho kwiringira Imana mu gihe dusigaje, kuko Imana izakuburira mu gihe kizaba kiri ngombwa, kandi Imana izakurinda mu gihe gikwiriye. Kwizera kwa Nowa warokotse iby'inkuge tuzamuganiraho, ariko reka uyu mwanya tugire kwiringira ko Imana ishoboye kuburira uyiringira ugendana nayo mu buryo bwiza, mu buryo buyihesha icyubahiro. Ugire umunsi mwiza, ubwawe, abawe n'ibyawe mu izina rya Yesu.